karandaranda, ninde warwaye ninjye, ninde wapfushije ninjye, ninde wagize ibyago ninde wahombye ninjye. Ugasanga ibintu byarakurandaranzeho, nta gahenge ugira, nta byishimo birambye ubona, nta munezero ubona urambye, nicyo ushaka gukora kigukundira byakurandaranzeho byose. Ibintu byose ugasanga biragukurikirana bimeze nk'ibyagufasha nk'ivumbi, nicyo bita imirandagazi. Niyo ikurandarandaho, ugasanga ubukene burakurandarandaho, bihombo birakuranda byagukurikirana, nta hantu werekera, nta kifata ngo ukunde. Nibyo usengeye wapu, ugasenga amasengesho y'iminsi atayitana yirirwa, ukabona ntibivaho, ni bya bindi birandaranda, kandi ugasanga ibyakubayeho byabaye kubabye birakururukana, cyitero ngo ni imirandagazi bikakurandarandaho rero. Ariko iyo mikoshi n'imyaku n'akavuyo n'akajagari mu izina rya Yesu, hari amavuta bikuraho mu izina rya Yesu, akira imbaraga zisenya zivanaho. Koresha akanwa kawe karahari k'imbaraga, numara gusembya ibicaniro umenye gutanga. Uyu ni uwa gatandatu w'ibyishimo, abanyesabato, isabato nziza, abatayemera ubwo n'uburenganzira bwanyu. Abakunda gusohoka kuri weekend, namwe mwirinde, mwitwaze ibikwiriye kugira ngo mudahora n'akakirwa ko Satani aho akunda gukorera. Nagira ngo mbashimire mwebwe mukuri kimwe gabera ministries z'amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Tugeze ku munsi wa gatandatu, iki ni cyumweru cy'inzozi rwose. Hanyuma nzabwira n'ibikwiriye ko twayituganira, aho ku munsi wa gatanu twaganiriye ku ijambo rivuga ngo inzozi zo ku musozi. Uyu munsi rero wa none nagira ngo tuganire kurota usenyerwa ibintu byawe se dusrow banaho bona ari nk'imodoka bakayisenya, yaba ari inzu, yaba ari umugare, ikihe cyose wakira senyutse cyose ugasanga baragusenyuye. Nuvuga ngo rero icyo uri busome nuko kandi bamara gusenyera bagashaka guhisha ibintu byawe kure, ugasanga urarota umuntu aguhisha akantu, urarota umuntu aguhisha ikintu, urarota umuntu aguhisha ibyo wari ufite byose. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Nyawo twosome ijambo ry'Imana rigaragara muri Yesaya 29:15 mbere ko dusenga. Imana data twese turagushimye kuri Imana idukunda kandi Imana ishobora byose, kubwo imbaraga zawe n'ubutwarwa no gukora kwawe no kuremura umunyembaraga umunyabushobozi, kandi abakwiringiye ntabwo ujye batererana. Urakora ukongera ugakora, ukongera ugakora, ukongera ugakora. Mwami Imana ishobora byose, kuri uyu munsi ukora ibitangaza ngo batabarwe nawe. Ndagushimiye kubwawe Yesu Kristo mwana w'Imana, amina. Imana ibahe umugisha. Aha rero Yesaya 29 umurongo wa 15 haravuga ngo bazabonisha naho bashaka bahisha kuzimu ngo ntawe ndeba. Urumva nubwo bahisha kuzimu ariko Imana ibareba. Hanyuma wagera kuri Matayo 13 umurongo wa 25 avuga ngo nuko abasinziriye umwanzi araza biba mu rukungu, abimuze mu ngano maze arigendera. Urumva ko izi nzozi akenshi ni ibintu bikorwa wowe uri mu nzozi, umuntu akwihishe, umuntu akwishe cyangwa dayimoni bakaza bakavangira ibintu wakoraga. No kuvuga ngo muri zino nzozi ikintu uri busangamo ni iki rero. Nuvuga ngo izo atake zo guhishwa ibintu kure kandi byari byawe ni ikimenyetso cyerekana ko umwanzi arimo kumonitoringa, akugenda iruhande, akwirukankaho, kandi ko Satani yatangiye activity ku buzima bwawe n'ubw'abandi. Aho uraza kuhitondera. Izi nzozi zisobanura ko ugiye kwibwa ikintu gikomeye, kandi ushobora kubwira abaturage, ushobora guhura n'abana n'abakozi ba Satani bakora mu mwijima, bakorera imiryango mibi, kandi izi nizo zerekana yuko ugiye gutwarwa amafaranga, ugiye kuba victim y'ubukene, ndetse ikindi nuko ugiye kwangwa n'abantu, ugiye ku impamvu yo kutagira amasezerano akwiriye. Ikindi bigaragaza ko ni ukugira ngo ntawe uzakwibuka, ntawe uzakumva, icyo uzavuga cyose kizanga burundu mu buzima bwawe. Ikindi cyerekana Nshuti mukundwa ukuri kimwe gwa ministries nk'uwa mukomeza ukore comment lecture, kandi nubikunze wandike munsi utubwire ngo nibyo, kandi ufite inzu warose ukaba ukeneye ko tuyivugaho duhamagare. Ikindi ukurikirane amabwiriza asaba kugira ngo ugende neza cyane, aho no kwerekana yuko umwanzi akuri iruhande ko nabisobanuraga ntacyo uri bugereho, nta mahirwe, ntabwo uri gumwe n'abantu, kandi ugomba kumenya ko umwanzi yamaze kumenya ibyiza byakuzaho, bityo ategura umugambi wo kugira ngo akurangize utageze ku kintu cyawe
ni wa mubyeyi upfa atareza abana, ni wa mugabo upfa ntasizeho abavandimwe, ni wa mugabo upfa agasiga abana mu icumbi, ni wa mubyeyi ugutasiga ntacyo ugenda, ni wa mugabo ukujugunya. Mbega ukisanga buri gihe ni amakuru atari meza ko warose bari nko baguhisha, yaba isakoshi cyaba ikintu. Icy'ingenzi ni uko urota baguhisha mu murima, mu rugo, mu ishyamba, ni ukubitekerezaho. Ikindi uzakumenya neza kandi gikomeye ni ukumenya ko Satani yamaze gushyira ku mugaragaro umwanzi arimo kurwanya, ariko Imana ikabikuburiye ko biteye ubwoba kandi ukwiye kwibagirwa, kuko ugiye gutsindwa. Itondere ibyo uvuga. Ni igihe kigoye kuri wowe, ni igihe kigoye ku buzima bwawe, ni umwuka mubi cyane ugiye guhangana nawe. Birasaba ko nawe ujya mu ntambara y'umwuka wera kandi ukuzura imbaraga zo kunesha ubashe gutsinda, kuko urugamba ruratangiye ku buzima bwawe kugira ngo rugushyire hasi, kandi no kugira ngo habe ubw'iterabwoba, power, ngo habeho iterabwoba. nawe ukwiye kuba intwari ugahangana nabyo, ugatsinda, ukaba champion kandi ukanesha, ukabahagarika izo mbaraga mbi, kuko inyuma yawe hariho umwanzi ubukurikirana. So rero ntabwo byoroshye, ibintu biteye ubwoba mu gihe cyose hari ibiganza birimo bigukurikirana, birimo bikurwanya, bishaka gusenya, bikuraho intama zawe, inka zigapfa, baguhisha umukumbi wawe, baguhisha ibyo wari utunze, baguhisha ivarisi, baguhisha igikapu cyawe cyose. Ni ibintu byerekana ko ugiye kwinjira muri systeme itari nziza. Bityo rero iyo urota baguhisha, ni ukuvuga ngo icyo baguhisha cyose ni ya mahirwe agenda kuvaho. Ariko hari imbaraga za Yesu Kristo, nta mwana w'Imana, hari amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Kandi abahanuzi turahari, abakozi Imana turahari, igihe turahari. Icy'ingenzi ni wowe ukenewe kugira ngo uze, kuko ngiye ministeri yanjye nubwo yitumwe bw'abera, ariko ni deliverance total, ni yo kubohora abantu, kuko hari imyuka mibi gose. Abantu bararota ntibabimenya, ibije ntibabimenya, ntibashorwa n'ibimenyetso ntibabyumva. Ariko wowe ugize amahirwe yo kumva umwe bw'abera, ministry zagiyomba kumenya kandi uzasobanukirwa, nkakubwira ngo ubu butumwa ukomeze ubugeze kure abantu bashe kubyumva. Rero uvuga ngo ntukwiye kwibagirwa kuri mu Rwanda inzozi. Kandi ikindi kibaho, hari n'igihe uzirota ukazigira kugira ngo umwanzi utazakora attention ngo ubisengere, abo kazibagirwa burundu. So rero ugomba kurwana mu kwibuka no gusenya imigambi ya Satani, no kwirukana imbaraga ziguhiga, no kugira ngo ukore icyo kintu cy'abaguhisha, bahisha ibyawe, kandi ukamenya ko ari imbaraga zigiye kuziboroka ubuzima, ziboroka icyerekezo. Ni umwuka mu gukurikirana, ndetse rimwe na rimwe bibi byawe mu buzima bwa amasezerano, abana bawe, umugambi wawe, ukisanga mu mubabaro ntangere, agahinda kadashira, hamwumva gukene gukora ngo uneze, ukisanga uri mu makuba no mu ngorane, kandi ugasanga birakugoye. Rero birasaba rero gusenga Imana, kandi ugatwara intwaro z'Imana utabasha gutsindwa ku munsi mubi. Yesu akugire neza kandi uhabwe imbaraga zikwiriye umutima wawe, kandi Imana ikurengere mu buryo budasanzwe. Rero si ikintu cyoroshye, rwose kuba ubirota. Ni umugambi wa Satani mubi kandi urimo gutera kugira ngo ukubuze wamuteka. Izo nzozi ntabwo ari nziza cyane, ziragoye. Rimwe na rimwe abantu ntabwo basha kubyumva. Urimo urahishwa ubuzima bwawe, ndetse urimo urahishwa amateka. Rero niba uzirota cyane, wigira ubwoba, witinya, hamagara, ganira, bakubwira, gusobanurire ko umwanzi yamaze kugera mu birindiro byawe, kandi kugushyira hasi ni ikintu kimworoheye, kuko utabasha kwitabara ngo usohoke muri ibyo bintu. Rero ni byiza ko urose izo nzozi. Rero ni ukuvuga ngo baguhisha inka, baguhisha ibyo ufite, baguhisha ibintu urimo ukora, baguhisha ikintu kikwerekeyeho, menya ngo ibyo byose bivuze ko amahirwe yawe yatakaye, ntaho uri bugere, ntaho uri bukunde. Rero ngo basinziriye, umwanzi araza arabiba, maze ibibazo bitera ubwoba, kandi abantu baragoka. Hamwe umuntu yifuza ngo mwami nkora iki, ugasanga ibintu biramugora. Rero ni byiza ko mu nzozi zawe, mu ndoto zawe, menya ibyo bintu ko kirimo uribwa ibiki. Hari ibindi utamenya. Muri uko kwibwa hariho no kurangisha umuntu bakamuguhisha, kandi ukabona aho yihishe. Vuga ati ko umugabo wanjye namubonye, ati ko narose umugabo yinjira muri iyi nzu, yagiye, bakamuguhisha mu nzozi. Menya ngo umugabo barimo baramutwara, hari urundi rugo agiye kwinjiramo utabizi, uko bamuguhishe, kandi bari nk'umushakisha, ubonye naho yihishe, ariko bakamenya amakuru y'aho bamuhisha. Kimwe n'umugore nawe wabona umugabo wawe n'umugore uko bimeze, kubona ubutunzi, akazi kawe, ukajya gushaka kwicara ku ntebe, ugasanga ya ntebe ntigihari kandi wayikoreragaho. Menya ngo ugiye kwamburwa akazi. Ni ibintu biri serious byinjiye kugira ngo bikurwanye, bikunanize, ndetse wamburwe ya mahirwe na bwa buzima, bikugeze kure utatekereza, utateganyaga. Kubera iki? Umwanzi yaguhagurukiye, kandi koko yashyizemo imbaraga, yashyizemo uburyo, yashyizemo ubushake, arimo aragira combat, afite ukuntu ashaka gusenya ibintu byawe, kandi afite
umugambi utari mwiza kuri wowe uyu munsi wa none, aho nkubwire ngo komera wicika intege, Imana iri mu ruhande rwawe, Imana iragukunda, Imana iragutabara, Imana irakurengera, ntizakurekura, ntizaguhana, ntizagutererana, uzahora utsinda. So rero kurota baguhisha ni ikintu kibi mu nzozi baguhisha. Kubona umuyobozi wawe mukorana akwihisha, menya ngo hari imigambi. Byose urumva ngo icyo gihe cyose ngo umwanzi acunga basinziriye, araza bibamo urukungu masaka. Rero Imana yawe ariyo Mana yanjye yaguhishuriye mu birere uhagazemo icyo uri mu Rwanda nacyo, yakubwiye ibintu bihanganye nawe, yakubwiye amateka katari meza. So witinda, wirangara, wireba ku ruhande, ahubwo gira imbaraga zo kwinjira mu gusenya no mu kubomora no kwakira umugisha w'Imana no kwakira amahirwe y'Imana, kandi uyakire mu buryo bukwiriye, kubera ko ugabweho ibitero. Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu. Ibi ni ibintu ukwiye kwinjiramo ukanabimenya, kandi ukamenya uburyo uri buhagarare mu kintu udatsinzwe urugamba na buhoro. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Bivuze ngo warose uhishwe ibintu, ariko gira imbaraga zo gusenga. Uwo nguwo nsiga ni umuvumo simusiga, ni umuvumo simusiga, ni akaga gakomeye. Bene uwo muntu urota bino bintu, wari uzi ko n'amahirwe y'ubuzima tushobora kuyabona, kandi icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko uriho umuvumo ufite imbaraga. Inyenyeri yawe bayijyanye, baragenda bayicukura mu butaka, barahamba. Aha muri izi nzozi ngiye kuvuga ibintu bikomeye ku myuka irwanya abantu. Kurya mudamu uva amaraso ntakame ari muri periyode, uriya amenye neza ko bwa mbere ajya mu mihango bamutwaye umwenda bawuta mu mazi, barangije baratongera kuko aya mazi adahagarara, nawe wajya ava adahagarara burundu. Icyo cyabiteye uwo nguwo rwose ntakama aba ari muri ubwo buzima, kuko bahishe imyenda. Iyo bafashe umwenda bakawutabika mu buzima bwawe, menya ngo nta kintu uzageraho, nta buzima burimo, nta cyerekezo, nta mahirwe, ariko umenye ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Wabonye bahisha imyenda yawe, wabonye bahisha varize yawe, cyangwa se wabonye bafunga imyenda mu ishashi, uri murota ubona amafaranga wari ufite bagiye kuyacukurira umwobo barayahishe, rimwe ugiye no kuyashaka ntiwayabona. Aho hitondera. Navuga ngo nawe ni wa mwuka mubi ugiye guhagurukira kurwanya amasezerano yawe no gushyira noneho kurota ubwawe ubika ibintu mu butaka, ariko warangiza wabishaka ukazabibura. Nshuti yanjye, umwanzi arashaka gusenya hawe, ashaka gusenya umushinga wawe, ashaka gusenya imbaraga zawe, ashaka gusenya icyerekezo cyawe, ashaka gusenya aho werekera, ashaka gusenya ibyo ukora, ashaka gusenya ibyo uvuga, ashaka gusenya amasezerano. We hagarara wemye, utsinde urwo rugamba kandi uruvaneho, wigire imbere haruta hambere, utsinde imbaraga z'abadayimoni, maze winjire mu birere bikomeye byo gusenya imigambi yose, kugira ngo Imana yo mu ijuru ikorane gutabare. Kuko warose uhishe ibintu ariko urangije uburaho wabihishe, uje kubishaka ntiwabibona. So ruvuga ngo izo ziro za buri gihe nimwe zo gusenya, kuvanaho, kurangiza, ukabona ikintu kirasenyutse n'ikigihari, urukundo rurasenyutse, abantu bakuvuyeho, ubuzima bukuvuyeho, witeguraga kwakira ibintu bizima ariko ntikundiye. Kubera iki? Warose izo. Imana ikubwira ngo ubwo uri muhishwa ni umwuka wo gusenya, kugukuraho, kurangiza, ariko ugomba kugira za mbaraga ugatsinda rwa rugamba. Imana ibamugisha. Kurota baguhisha imodoka mu modoka, ibyo byose ugomba kubimenya. Kuvana ushaka gusenya, nko guherera, kuvanaho, gukura, ukwigiza, ibyo byose Imana ikubwiye ngo mu birere byawe nta mahirwe, ariko komera, shikama, wicika intege, wicogora. Imana iri mu ruhande rwawe kandi ntuzatsindwa. Humura, uzahora utsinda iminsi yose kandi uzanatsinda ugere kure. Ruvuga ngo iyo uzi baguhisha abana bawe, menya ngo uzakurikiraho kumubyara ntibizoroha. Iyo urose baguhisha impetso y'umwana cyangwa bahekamo umwana, menya ngo uwo mwana ntazigera agira ubwenge. Ibyo ukwiye kubimenya. Warose batabika diplome, nta kazi uzabona. Warose batabika ibyangombwa by'akazi,
nta kazi uzabona. Warose ibintu byinshi ntacyo uzigera wakira, uzisanga ubabaye, ariko muri aya mavuta, muri izi mbaraga, muri ubu bushobozi, muri iki cyerekezo, in the name of Jesus, mu mavuta akandagira amateka, aho dukwiragiza imbaraga mbi, tukamenesha, tukavuma, tugatwika, tukarandura, tukigizayo, Imana igikora ibikomeye. Mu kanya mu kiganiro cy'ubushize Emmanuel yasaramwe ngo abantu batuye hanze bazamenya imirandagasha ni miki. Ubundi imirandagasha ni ikintu kirandaranda, ni ya myaka irandaranda, ni ya mateka arandaranda, ninde warwaye, ninde wapfushije, ninde wagize ibyago, ninde wahombye, ugasanga ibintu byarakurandaranzeho, nta gahenge ugira, nta byishimo birambye ubona, nta munezero ubona urambye, nicyo ushaka gukora kigukundira byakurandaranzeho byose, ibintu byose ugasanga biragukurikirana bimeze nk'ibyagufasha nk'ivumbi. Nicyo bita imirandagasi, niyo ikurandarandaho, ugasanga ubukene burakurandarandaho, bihombo birakurandara, byaragukurikirana, nta hantu werekera, nta kifata ngo gikunde. Nibyo usengeye wapu, ugasenga amasengesho y'iminsi atayitana yirirwa, ukabona ntibivaho, ni bya bindi birandaranda, kandi ugasanga ibyakubayeho byabaye kubabye birakururukana, kitero ngo ni imirandagasi bikakurandarandaho. Rero ariko iyo mikoshi n'imyaku n'akavuyo n'akajagari, mu izina rya Yesu hari amavuta bikuraho, mu izina rya Yesu akira imbaraga zisenya, zivanaho. Koresha akanwa kawe karahari k'imbaraga, numara gusenya ibicaniro umenye gutamba igitambo cyawe neza, wagitekereje watuje, maze dusenga Imana ayo mateka kuveho. Imana mu ijuru gushyigikira, kurengere, kurota, n'ijwi ry'Imana rigusanga, n'ijwi ry'Imana rikwegera, rikuburira. Kubona noneho wowe uhisha ibintu byawe ugasanga urabibuze, menya ngo nta kabazo. Wizeye abadakwiye kwizerwa, waganira bakwiye kuganirizwa, wiyegereza bakwiye kwiyegerezwa, uriho imbaraga mbi, ariko wabigizemo uruhare mu kutamenya ibyo uri mu Rwanda nabyo kugira ngo bisenye kandi ugubwe neza. Rero izi nzozi ni zimwe mu ntarota, ibyago bikawe muri ruhande. Ni ukuvuga ngo uwabonye umwanzi yagiye kwisha mu murima wawe, yatabitsemo ibintu murabishakisha, kubera tubwiye ngo bajya gushaka ku Imana izabona. By'ukuri reka nkubwire ikintu gikomeye, inshuti y'Imana, nkurikiye mu bw'abera ministries. Ndumva nifuza kukubwira ikintu gikomeye. Icyambere, banza wigirire icyizere. Icya kabiri, wemere ko Imana ishoboye. Icya gatatu, wemere ko Imana mwakorana. Icya kane, wemere ko hari imbaraga mbi zikuriho kandi zigomba kuba. Icya gatanu, wemere n'inyenyeri zawe. Icya gatandatu, utanga igitambo maze yo kutabohwa ukanezerwa. Karindwi, uhamagara umushumba agusengera, umuhamagare ndahari. Ni kimwe Imana yampaye yerekwa, Satani yarandwanije atwara ibintu byose, ariko Imana ingumaho. Niyo mpamvu nta bwoba, nawe ntubugire, ntushidikanye, ntutinye. Reka dusenye izo mbaraga mbi, winjire muri gakondo iri hejuru, winjire mu mateka ari hejuru, kugira ngo wakire ibyawe byose hatabuzemo na kimwe, mu izina rya Yesu. Rero kurota zino nzozi ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ubuzima budahari. Cyambere, uzatakarizwa icyizere ku bantu. Cya kabiri, uzanyura n'amahirwe yawe. Icya gatatu, kubasha gutunga amafaranga ntago bizaba ibyawe. Icya kane, uzisanga utarengaho, family itagirenga, hari imyaka mutarenga, hari ubuzima mutarengamo, imibereho mutarengaho. Icya gatanu, uzisanga buri gihe inzugi z'umugisha zifunzwe kuri wowe, kuko warose ibyo bintu. Icya gatandatu, kugira amahirwe kuri wowe ntabwo bizakorohera. Icya karindwi, uzanyura n'amahirwe y'ubuzima bwawe. Ibyo byose navuga n'ibindi byinshi cyane. Ikindi, kubona intonganya utazi aho zivuye. Kabona akantu kose umuntu ushobora gutongana, uwo mugani agashaka gutongana, uwo mugani akubwirana kose ndanuka, nakoze iki kuki abantu batanshaka. Nta mpamvu n'izo nzozi. Rero kubw'imbaraga n'amavuta n'icyubahiro Imana igiye kuguha, no gutera imbere, no gukomezwa, no kurindwa, Data wa twese arambwiye ngo abikuyeho kandi akugiriye neza. Menya gukora ibyo ukora, ite ku murimo wawe, mu rusengero byiteho, mu nzu y'Imana byiteho. Ntukabure gutanga icyacumi, ntukabure gutanga amaturo, ntukabure gufasha abakene, ntukabure gusenga, ntukabure gukiranuka. Nurangiza ucane icyaro cy'amasengesho akoraho, tore ngo tugufashe. Nurangiza utange igitambo cy'imbaraga gikuraho ibyo bintu byose, maze urebe ko umutima utagubwa neza, ukarota neza, byose bigasohoka mu izina rya Yesu. Rero umwanzi rero naho abashaka ikindi gutera bwa bugumba. Umuntu warose ibyo bintu ntashobora kubyara, niyo yabyaye abyara umwe ntaheruka undi. Umuntu warose ibyo bintu ntabwo agira igikundiro ku bantu. Nuvuga ngo buri gihe utakarizwa icyizere, nta kosa wakoze, abantu bakwanga ntacyo wabatwaye, isi kwanga ntacyo wayitwaye.
bitwaye, memo no mu rusengero ntacyo babatwaye. Mbega ngo muri gihe ukujya kwisanga mu bintu positive wisanga mu bintu biri negative kandi utize ubitekerezaho, ariko kuko umwanzi yamaze gukombera abadayimoni ngo bagutsindagireho, ukisanga n'ubundi mu buzima butaryoshye, rimwe rimwe guhangayitsa umutima. So rero Imana iguhe umugisha, Imana ikugenderere, ugira amahirwe, ugire gutabarwa no kunezerwa, kandi umugisha w'Imana kube bugufi cyane, kuko Imana ari iyawe, Imana ni urukundo. Rero kubw'amavuta n'ibitangaza n'imirimo y'Imana, ndahanurira ubuzima bwe yuko Data wa twese hari icyo agiye gukora. Ndahari dobere for cry, ndahari kugira ngo dusenge, dukubite izo mbaraga mbi, twirukana abadayimoni, dusenge ibihome bya Satani, kuko izo ntabwo zoroshye pe. Ugiye gutakazwa icyizere, utakazwa ubuzima, ntaho uzagana, ntaho uzerekera, ibyo ushaka ntibizagukundira, bizakugora, kandi rimwe na rimwe uzishaka bikunanire, uzagenda bikugore, kuko umwanzi niko akora. Kandi umwanzi buri gihe arwana urugamba rwo kugira ngo akunanize, agutware ibyawe, ariko humura, wigira ubwoba, Imana izagutabara nk'uko turimo tuganira, kandi ndizera ko wowe ntacyo uzaba, Imana izagufasha ukarenga urugamba waruriho. Nari navuze ngo kurota izi nzozi ni ikimenyetso simusiga rwose nukura kumenya ko hari umwanzi ugukurikirana, kumonitaringa, arimo arwanya ibintu, yatangiye kuba ku buzima bwawe, agiye kwiba inzozi, agiye kwiba abantu, agiye gutwara amafaranga, akujyanye mu mwijima, agiye gutwara imibereho, agiye gutwara ibitekerezo, agiye gutwara ubwenge bw'abana, agiye gutuma abantu bakwanga, agiye gutakarizwa icyizere, nta muntu uzakwibuka, uzahora n'agahinda, iyo uzirota icyo ugiye kugeraho kikunyuraho, ntacyo uzakira, uzarangiza nabi, uzisanga ahantu habi, uzagira imbaraga zo kwibagirwa, n'uwahawe mwibagirwe, umwanzi azakurwanya, ashaka gusenya, uzabona ari intambara, abantu bagukurikirana biteye ubwoba, uzisanga mu biganza bibi, uzisanga umwanzi yaguhagurukiye, azarwanya ibyawe, azagushyira mu ntambara zihoraho, ibyo ukora bizapfa ubusa byose bitagenda, uzasanga mu bukene kandi wakoraga, uzisanga amarira kandi wari unezerewe, abarozi bazakugiraho imbaraga, uzahura n'ingorane, uzabura uko witabara, mugisha uzafungwa, n'umwuka uzigera ubona, uzisanga ahantu habi, uzisanga ahantu hagoye, uzisanga uvunitse, ntabwo uzavumbura ibyiza, uzahora ubabaye, ariko muri aya mavuta uzatsinda. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ngo shalom shalom, hamagara dusenga n'Imana bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankubise, bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.